hoshi genda mvimbere simusi. Icyo gihe kiraje kandi kirasohoye. Yarambwiye ngo mbabwire ngo hari abantu amasengesho yabo atagera ku Mana itanayabona, ahubwo ari ibiryo by'abadayimoni. Imana idutabare cyane. Abantu benshi mfite muri telefone yanjye iryo tangazo ryabagezeho, ariko noneho Imana irambwira ngo ntabwo bakumvise. Ati genda noneho ubitangaze, ubivuge ku karubanda, mbabwire ngo uzahura n'ikigeragezo mu butayu, uzahura n'urugamba mu butayu, nazavuge ngo Imana niyamuburi. Mbwire aba diaspora mwageze iyo mugere mwumva ko mugeze mu bisubizo. Mana yarambwiye ngo ntabwo ari ibisubizo murimo, ahubwo ni bimwe mu bizabarimbuza. Ndabasuhuje nshuti z'umusaraba, nshuti za Yesu, bavandimwe ba Kristo tugana inzira ijya mu ijuru. Ni kuri channel ya Mukaribia TV. Uyu munsi Imana ishimye ko nongera kuboneka imbere yayo, nsenga kandi mvuga ikivuye ku mutima wayo. Rero iyi channel ni kurikiranaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ndetse n'amakuru y'umwami Imana aziye mu gihe cyayo. Ukande subscribe, ukore share, uhereze inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo dufatikanye mu rugendo rujya mu ijuru. Rero reka dusenge Imana, ubundi rero twumve icyo umwuka anzinduye kukubwira. Data wa twese uri mu ijuru, Imana nyir'ubuhanga, Imana nyir'icyubahiro, turagushimiye Kristo, turaguhimbaje. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeza abayo, uri Imana irinda, wita ku ntore zawe amanywa na nijoro. Tugushimiye ko tukihumeka umwuka w'abazima, nubwo hari abatuvuyemo nabo washimye ko igihe cyabo mu isi gihagarara, ariko twebwe tugikomeje. Duhamagaye imbaraga zawe kugira ngo ziturindire muri inzira y'agakiza, ziturindire muri inzira y'ibigeragezo, ziturindire muri inzira y'ibyorezo. Uducuncuburireho umwuka wera. Imbabazi z'Imana zitwuzure, imbabazi z'Imana zidusange, imbabazi z'Imana zitugereho. Reka mwami Imana washimye ko ntambutse ubutumwa bwawe, nyemerera Kristo ufungura amatwi yacu twumve, ufungura amaso yacu turebe, kandi imbaraga wadushizemo zibashe kwakira no kwitondera amategeko yawe. Sengeye buri wese uzahingukira kuri iki kiganiro, nuzakurikira iyi channel, kugira ngo umwuka wera w'Imana ujye umwururukiraho, ahindurwe n'imiburo yawe, atera intambwe imwe, akingurirwe ikindi cyumba cy'inzira y'ubugingo. Mu izina rya Yesu, imbaraga mvajuru nizo duhamagaye kuri iyi channel, imbaraga mvajuru nizo duhamagaye kubabwiriza, kubatanga ubutumwa. Muro w'Imana wake, igicaniro cy'Imana kimurike, abantu bave mu mwijima, bihana ibyaha bumvire, kandi bace bugufi babashe kumva ijambo ryawe. Ndagushimiye kandi nshimira na buri wese, kandi sengera na buri wese urajye ukurikirana ubutumwa bwiza. Urekagira umugisha none n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu, amen. Wakwibaza ngo ko Mukaribia azindutse atubwiye bisobanuye iki? Muri iyi guma mu rugo twari tumazemo iminsi hafi 15, nafashe ibihe byo kubana n'Imana, kandi ntabwo mba nicaye iminsi yose, kuko umukristo udasenga arahuzagurika. Umukristo udasenga avuga ibyo ashatse, umukristo udasenga yiyobora uko abyumva, umukristo udasenga ahagarara aho ahatagomba guhagararwa, ahatagomba guhagarara. Imana idutabare cyane. Imana yamaye amagambo ari muri Ezekiyeli 33. Reka twumve ubu buhanuzi. Nje nk'umuhanuzi Ezekiyeli ntumwe n'Imana kukubwira ibi ngibi. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu,
uvugane n'ab'ubwoko bwawe ubabwire uti ninteza igihugu inkota abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi nabona inkota ije iteye igihugu akavuza impanda ngo aburire abantu maze usumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi inkota yaza ikamurimbura amaraso ye aba ari we azabazwa. Murongo wa 5 yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi amaraso ye aba ari we azabazwa ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda rubanda ntiruburirwe inkota niza ikagira umuntu irimbura uwo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli nuko wumva ijambo riva ku kanwa kanjye ubanyihanangiriza nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa kuzapfa maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nimburira umunyabyaha ngo ahindukira ave mu nzira ye nadahindukira ngo ave mu nzira ye azapfa azize ibyaha bye ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu ubwira umuryango wa Isiraheli uti uko niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi none se twabasha dute kubaho? Ubabwira uti umwami w'iteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isiraheli mwe. Nuko rero mwana w'umuntu ubwira ubwoko bwawe uti gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye. Nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. Nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. Kandi nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate akagarura ibyo yibye akagendera mu mategeko ahesha ubugingo ntakore ibibi kubaho azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho. Yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko kubaho azabaho. Ku murongo wa 17 nyamara ubu bwoko bwawe baravuga bati imigenzereze y'umwami ntitunganye ariko iyabo migenzereze niyo idatunganye. Umukiranutsi nahindukira akareka gukiranuka kwe agakora ibibi azapfa ari byo azize ariko umunyabyaha nahinduka akareka ibyaha bye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko azabeshwaho nabyo. Nyamara muravuga muti imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye mwab'inzu ya Isiraheli mwe ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri.
akira ubutumwa bwiza. Imana yampagurukije nka Ezekiyeli ngo nze nkuburire, nze nkubwire ngo umurimo wo kuburira abantu ntaho wagiye. Imana yavuganye n'umuntu wese kenshi. Imana yagiye ivuga turi mu nsengero, turi mu misozi, turi mu byumba by'amasengesho. Ariko ngo n'uyu munsi ntabwo abantu barakumva, ntabwo abantu barava mu ngeso zabo mbi. Ariko noneho ngarutse kongera kukubwira ibindi. Ndagira ngo nkwihanangirize ngo igicumuro cyawe ntabwo kizibukwa niwihana. Imana ijya yibagirwa ibyaha by'umunyabyaha iyo yabyihanye. Ariko kuba uri gukiranuka hanyuma ku munsi wa nyuma ukagwa mu byaha, ibyo byaha byawe uzabipfiramo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ry'ubuhanuzi. Ku murongo wa 7 ni Imana yambwiye surinya cyane gukomeza hepfo ngo nuko rero ngo mwana w'umuntu washyiriweho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli, umuvugabutumwa, umuhanuzi, umuririmbyi. Abo ni abantu Imana yambwiye ko ari abarinzi bashyiriweho kuburira abantu mu ndirimbo, kuburira abantu mu butumwa bwiza, kuburira abantu mu buhanuzi. Ariko ngo bamwe bataye inshingano, abandi bumva ko babirambyemo, basigaye bakora ibyo bishakiye. Ngo nimbwira umunyabyaha ni wa munyabyawe gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe uzayabazwa. Naje kukubwira ngo hari abantu bagiye kuzira bagenzi babo, hari abantu bagiye kuzira ko batavuze, hari abantu bagiye gukubitirwa ko banze gutumika, hari n'abantu bagiye gukubitirwa ko batumwe ntibavuge. Si ukuvuga yuko hatari abatangiye gukubitwa, ariko noneho inkoni y'Imana irahagurutse. Rero ndagira ngo nkuburire ngo wa munyabyaha we va mu byaha, wa musinzi we, wa musambanyi we, wa mujura we, ndakuburira ngo garuka, va mu byaha. Hari abajura bwa mbere batatu. Hari uwakuranye umwuga w'ubujura, hari uwagize umwuga abitewe n'abandi, hari uwagize umwuga w'ubujura abitewe n'inzara, hakaba hari n'uwabaye umujura mu nzu y'Imana, ari n'umukozi w'Imana. Abo bajura bose Imana irakubwira ngo garuka, va mu byaha udapfa, garuka udapfa, kuko Imana ifite umubabaro. Kandi noneho ijishe kukubwira ngo nudatega amatwi ibyo yavuze, nutumvira ijambo ryayo, nutava mu byurimo ngo ufate icyemezo kakubayeho. Usome iri jambo ry'Imana Ezekiyeli 3:3 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 19. Nibwo butumwa Imana Data wa twese yampaye kukubwira n'ibindi nkuzaniye. Imana itugirire neza. Imana ntabwo yaturetse, nta nubwo yatwibagiwe. Ahubwo twebwe abantu nuko twirengagiza. Ahubwo twebwe abantu nuko dukora iby'Imana idashaka ko dukora. Icyambere, Imana iraburira umuntu wese uba mu bihe byo gusenga ngo agire ubwenge bwo gusenga kandi asabe imbaraga mu gihe cyo gusenga, kuko iminsi mibi ntabwo izigera irangira ku buzima bwawe, kuko turi mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara, kandi ukaba uri nk'umukozi ukorera ibihembo. Icya kabiri, Umwami Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wowe uhora ucira imanza abakozi b'Imana, ngo nkubwire nkwihanangiriza ko atari wowe wabahamagaye, kuko wabahamagaye niwe uzabacira imanza. Icya gatatu, Imana yantumye kukubwira ngo wowe ukizwa none ejo ukabivamo,
ukongera ugakizwa none kubera ibibazo wagera mu bisubizo ukabivamo. Ngo umunzani wawe ibiro ntago bishyitse, ibiro ntago biri gupimwa ngo bibe byuzuye. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ku munsi w'urubanza uzireguza iki? Reka ndirimbe iyi ndirimbo, nubwo kuririmba ijwi ryanjye ntaba ari ryo wumva ahubwo ukurikirana amagambo arimo. Mbese niki wakoze uzibutse iyo Mana yawe? Mbese niki wakoze uzibutse iyo Mana yawe? Kugeze mu kaga, kugeze mu kaga uzataka wibutse iki Mana yawe? Kugeze mu kaga uzataka wibutse iki Mana yawe? Mugabo we, mbese niki wakoze uzibutse iyo Mana yawe? Mbese niki wakoze uzibutse iyo Mana yawe? Kugeze mu kaga, kugeze mu kaga uzataka wibutse iki Mana yawe? Kugeze mu kaga uzataka wibutse iki Mana yawe? Mubyeyi, musore, mukobwa, muririmbyi, muvugabutumwa, munyamasengesho, mbese niki wakoze uzibutse iyo Mana yawe? Mbese niki wakoze uzibutse iyo Mana yawe? Kugeze mu kaga, kugeze mu kaga uzataka wibutse iki Mana yawe? Kugeze mu kaga uzataka wibutse iki Mana yawe? Imana ishimwe. Iyo ndirimbo Imana yarambwiye ngo nzayikuririmbire. Kugeze mu kaga, akaga kari imbere niko gakomeye kuruta ko uciyemo ibyorezo. Yesu araturinda akanatubeshaho. Abakugwa mu mubiri bagakugwamo, kandi nabo bakugwamo basenze. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo waruzi ko urupfu mugendana? Urupfu muragendana. Niba urupfu mugendana, wagakwiye kugendana n'imbabazi mu mutima wawe, ukamenya ngo aho nafatirwa ngombwa komva mu mubiri ubugingo bwanjye Imana yabwakira. Imana idutabare cyane. Imana irongera irambwira ngo mbwire abantu, ihora ibwira ngo bave mu butayu. Iki gihe ni igihe cyo kwitondera imisozi, ni igihe cyo kwitondera ubutayu, ni igihe cyo kwitondera abantu basengera ubutayu bw'ijoro. Imana irambwira ngo mbihanangirize, nongere mbihanangirize. Naje nk'umurinzi uburira abantu icyo uzahura nacyo mu butayu bwa nijoro. Ntuzavuge ngo Imana irakurenganyije. Icyo uzahura nacyo mu butayu bwo kumanywa, ntuzavuge ngo Imana irakurenganyije, kuko Imana ihagurutse guhangana n'inzererezi zo mu butayu, zigenda zikagerayo zikaba abajura, zigenda zikagera mu butayu zikaba abasambanyi. Imana irashaka ko utindana nayo mu nzu yawe, wihana, wiyeza. Ni wihana ukiyeza, ntacyo uzayiburana. Irambwira ngo mbabwire ngo abantu bagiye kugwa mu butayu, abantu bagiye kugwa mu mashyamba, abantu bagiye kugwa mu buvumo, abantu bagiye gupfira mu butayu, abandi bafatirwe mu butayu. Kandi nubwo byatangiye, nigeze ntambutsa iri tangazo kuri audio, Imana yaraye inyihanangirije. Ariko noneho kubera ko Imana yambwiye ngo subira, kandi subira ugende ubabwire, subira ugende ubanyihanangiriza, uwo bugingo n'ubugingo n'uwo kurimbuka azarimbuka azize ubutayu. Imana irambwira ngo ubu butayu mujyamo, ntabwo muzi yuko abantu benshi bajya mu butayu bafite imyuka itandukanye. Abantu benshi bajya mu butayu bakoresha izindi mbaraga zitandukanye, kandi hari misiyo ya miliyoni enye z'abadayimoni n'ibihumbi 877,500 batumwe mu butayu bwose, mu rwego rw'abanyamasengesho, mu rwego rw'abahanuzi. Iki iyi ngingo ayayo ivuga iki? Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mbese niba ugira ngo Imana irakubeshya, iyo ugeze mu butayu ugataha ukagera mu rugo, muri iyo minsi
inzozi za bamwe muri mwebwe ziba zihagaze zite? Imana irambwira ngo burya rero ubutayu wabugira iwawe, ukaba iwawe, ukayihamagara kandi ikakumva. Niba Imana irambwira ngo mbabwire ngo bamwe mujya mwitwaza uriya muririmbyi uvuga ngo munsanga ahantu hatari abantu, mukagira ngo ni mu butayu. Mu butayu igihe cyabwo Imana izongera kukibamenyesha. Umunyamwuka wese azabimenya ko ubutayu buzaba bugendwa icyo gihe. Ariko Imana iranyihanangiriza irambwira ngo ngaruke mbihanangirize. Ntabwo nari narabivuze kuri YouTube, ariko hari ababonye message tubana abantu benshi mfite muri telefone yanjye iryo tangazo ryabagezeho. Ariko noneho Imana irambwira ngo ntabwo bakumvise, ati genda noneho ubitangaze, ubivuge ku karubanda, mbabwire ngo uzahura n'ikigeragezo mu butayu, uzahura n'urugamba mu butayu, nazavuge ngo Imana niyamuburiye. Mwene data, numara kumvira itangazo nubyihererane ubisangize mwene so. Jya mu nzu yawe usasa agasambi, upfukame, waryama, wapfukama, watambagira inzu yawe, ubwira Imana ngo Mana, aha ni ku musozi washimye ko ntura ncumbika, ndagusabye ngo uvugane n'umutima wawe. Ikindi be yacyo, Imana irambwira ngo hari abajya mu butayu bakibitsemo ibyaha. Imana irambwira ngo ubundi kujya mu butayu wikoreye mwene so, udashobora kwihana, udashobora gucika ku ngeso, ayo masengesho agerahe. Imana yarambwira ngo mbabwire ngo hari abantu amasengesho yabo atagera ku Mana, itanayabona, ahubwo ari ibiryo by'abadayimoni. Imana idutabare cyane. Icyo cyari cyo gutaha. Ikindi kuba diaspora, ku bantu bari mu bihugu bitandukanye, Imana yarambwiye ngo mburire abagabo, mburire abagore baba diaspora, ababyeyi muri rusange, mbabwira ngo nimudasenga, dore Satani asenya ingo aturutse ku bana banyu. Abana banyu Satani bamwe muri mwe yabatejemo umwuka w'uruzerero, umwuka wo kunanirana. Dore umwana yarakunaniye kandi uri umukristo, umwana yarakunaniye. Bamwe na bamwe bavuye mu ngo z'ababyeyi babo barananirana, ntabwo mukiri kumwe n'abana banyu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbese abana banyu ko batonze uruzerero kandi mwarahagurukanye n'Imana yavuganye namwe. Irambwira ngo mbabwire ngo icyabiteye nuko bamwe muri mwe mwataye inshingano z'agakiza, mugeze mu gihugu Imana yagiye ibajyanamo mwibagirwa umuhamagaro. Mumaze kwibagirwa umuhamagaro, irangije iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Niyo mpamvu abana banyu bagiye babananiye n'abandi bagiye kubananira. Imana irambwira ngo urugo rudasenga rugiye guhura n'ibibazo kuruta ibyo bari bazi. Imana idutabare cyane. Imana irongera irambwira ngo mbwire aba diaspora, mwageze iyo mugera mwumva ko mugeze mu bisubizo. Imana yarambwiye ngo ntabwo ari ibisubizo murimo, ahubwo ni bimwe mu bizabarimbuza. Irambwira ngo mbabwire ngo ubutunzi bw'isi ntabwo bwagukiza ku munsi mubi, ahubwo kubaha Imana no kwitondera ijambo ryayo nibyo bizabakiza. Ngo nongere mbwire ab'Imana yabwiye ngo abana banyu bazigishwa n'Uwiteka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo education cyangwa se uburere buhera mu muryango. Mubyeyi, mugabo, niba udahaye umwana wawe uburere, ntabwo Imana izaherahe, niyihe ngingo izaheraho. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ufite iki ngo ihereho. Imana idutabare cyane. Impamvu Imana yihanangirije aba diaspora, munyumve neza, muri wese asubiza amaso inyuma. Bamwe mwataye umuhamagaro, abandi muvuga Imana muca hejuru, abandi murirengagiza. Ariko igituma Imana iri kubaburira cyane nuko igihe kigiye kugera ikabuzuza mwuka wera. Yamara kubuzuza mwuka wera, ibanga ibameneyemo n'iringiri
ngo bamwe muri mwe mushaka kumenya ibyo abanyafurika bababwira niba biba byavuye ku mwami Imana koko. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo igihe kirageze ibuzuza umwuka wera, nimara kubuzuza umwuka wera ngo murondore ababarondoye, munagenzura ababagenzuye, muzamenya abababeshe. Mu yandi magambo ibyo bababwiye bigiye kubagarukaho, mumenye niba ariyo yari yabatumye koko. Imana irongera irambwira ngo mbihanangirize ngo muhora murira muboroga ku bantu baba bakeneye impapuro runaka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo hari abagiye Imana yavuze, hari abo yahagurukije Imana yavuze, hakaba n'abagiye bajyanywe na bene wabo Imana itigeze ikonfirima. Imana irambwira ngo mbakure mu rujijo rumeze ngo uwavuzweho n'Imana isezerano rye azagicaramo, ariko uwiyoboye napfukame asaba Imana imbabazi mu bujiji bwiwe, niyarangiza Imana yubure dosiye y'imbabazi. Imana nimara kukubabarira izabona kuguhereza ibyo ishaka, kuko ni umutunzi w'iki w'imbabazi. Kuko ijambo riravuga ngo nimugaruka abari nge mugarukira, niko Uwiteka avuga. Niyo mpamvu niba warahanuriwe, umuhanuzi yaraguhanuriye akakubwira ngo hari impapuro Imana iguhaye, bikaba bikimaze igihe kinini, nuko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hari abagiye itavuganye nabo, hari abagiye kubera iraha, hari abagiye bashaka ibineza neza. Irangije irambwira ngo banze utekereze niba warahagurutse wumva yuko Imana yakugirira neza, kuki wagezeyo ugakomeza kurorongotana mu byaha. Imana irambwira ngo mbwire abadiaspora mwese, amarira ya bamwe muri mwe kubera ubwesikorokori bw'Abanyafurika Imana yarayabonye, ibyawe byagiye byararangiye. Imana ije guhigana, ije guhiga umuntu wese ngo wakubereye iki umujura. Imana idutabare cyane. Ndongera ngaruke mbwira abadiaspora, bamwe mwagezeyo ngo mubona abagabo banyu ntibakibabereye, murangije mwishakamo impamvu zatuma abatware banyu mubajugunya. Namwe bagabo mwagezeyo mwishakamo impamvu zatuma abagore banyu mubata. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ku munsi w'urubanza Imana ije kuburanira umunyakuri n'utari umunyakuri, imukoze isoni. Imana irambwira ngo igihe kirageze, igihe kirageze, uburyo bwose mwayikeresheje irabagarutseho, kandi bagarutseho ifite umuriro, ije gutwika no gukongora inkozi z'ibibi. Ubwo bwari ubutumwa bw'abadiaspora. Imana irongera irambwira ngo amarira y'abaririye intambara n'ibigeragezo by'abakozi b'Imana bagiye babagerageza, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nonaha ijwi rivuganye nanjye nonaha ngo nkubwire ngo humura, ibyo wayandikiye yarabisomye kandi ije kugusubiza, kandi ntago washobora kwihorera, ariko igambiriye kuza kuguhorera. Kuko Imana hano yarambwiye ngo hari abadiaspora benshi bagiye kuza muri Afurika, bajye bavuga ibyo abantu bagiye babakorera ngo babashyire ku karubanda. Yemwe Banyafurika nshuti z'umusaraba, niba warabeshe umwana w'abandi, niba waramwesikorotse, dore ugiye kujya ku karubanda. Icyaba cyiza nuko waca bugufi ugasaba imbabazi, kuko hari abagurutse bagiye kuza babavuge babashyire ku karubanda, kuko Imana ije korosora, kandi Imana izabigiramo uruhare kubera ko wayihishemo kenshi. Ngera ku musozo w'ubutumwa ubwo ngubwo bwari bw'abadiaspora. Imana idutabare cyane. Reka ngaruke rero kwa rira jambo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iri joro noneho, mwiri joro ryacu ryakeye, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abasenga nimukomeze musenge, n'abihana mukomeze mwihane,
Imana irambwira ngo nubwo insengero zikinze ariko agakiza ntabwo gakinze. Imana irambwira ngo kuba wahamagara umushumba w'Imana ukamubwira ati mushumba nyatuza agakiza, mpesha Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwanjye, azabigukorera kandi Imana izabyandika. Ntabwo abantu bafite ikibazo cyo kubatizwa mu mazi menshi. Imana yarayimbwira ijoro ngo mbabwire ngo ese iramutse ije nonaha ikagutwara wavuga ngo kuki untwaye ntarabatizwe mu mazi menshi? Imana irambwira ngo abantu mukuraho inzitwazo z'amazi menshi. Icyambere kiriya ni ikimenyetso. Icya kabiri cy'Imana igushakaho, tera intambwe wegere wasizwe amavuta akubatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Azaguha inyigisho, aguhugure, akubwira uko ugomba kwitwara. Muri wowe umutima niwemera uzaba ubatijwe. Naho iby'amazi menshi Imana yambwiye ngo bamwe mukureho iki inzitwazo. Hari n'abakerewe baba ngo ubuse koko tuzabatizwa mu mazi menshi bya bakozi b'Imana, bashumba, abapasitoro, mwerejwe umurimo w'ubutambyi wo kubatiza abantu. Uzakugana ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uzamuhakire, umugire inama, umufashe, yature, yihane, niyarangiza umwatuze ajya amagambo Yesu yabahaye kujya mwaturisha abantu, ubundi umusengere. Uwo nguwo azaba ateye intambwe mu gakiza, niyarangiza agende asenge kandi umukurikiranire kuri telefone yawe. Mu gihe bitabaye ngombwa ko umugeraho, ukomeze umuhe inyigisho. Nguko uko Imana abo yereje umurimo wo kuroba mugiye gukomeza kuroba abantu, niko Imana yantumye kubabwira. Imana iduhane umugisha. Ndabakunda rero, ngubwo butumwa narimbazaniye bwihutirwa. Ni Evangeliste Mukaribia Pasikazi kuri channel ya Mukaribia TV. Reka rero dusenge Imana. Nubona Imana ihagurukije umukozi wayo, ujye umenya yuko igukunda. Itagukunda yakureka hakagira ibigusohoraho itakuburiye. Ariko niba ihagurukije umukozi wayo, tega amatwi wumve, niwarangiza ugenda usenge, we guca imanza, kuko Imana niyo mucamanza w'ibintu byose. Iyi minsi turimo bagenzi ni inyongezo Imana yaduhaye ngo dutunga nyibidatunganye, kuko Yesu agiye kugaruka. Iyi minsi turimo bagenzi ni inyongezo Imana yaduhaye ngo dutunga nyibidatunganye, kuko Yesu agiye kugaruka. Torero ry'Imana mube maso, ni musenge mutagwa mu moshya, kukubaje nzari nyuma yanyu, ashaka ko mwese murimbuka. Benshi cyane bazabaza Yesu, mwami mwami ko nagukoreraga, nagize ishaka mu murimo wawe, none mwami seko ntiyumvishe. Oshigenda mva imbere sinkuzi, wabikoragu shaka kwihimbaza, icyubahiro seko wakibonye. Oshigenda mva imbere sinkuzi. Abantu benshi igihe kirageze Imana ibabwire ngo hoshi 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 shi hoshi genda mva imbere sinkuzi. Icyo gihe kiraje kandi kirasohoye. Ntabwo uzavuga ngo ko niyumvise, ngo ko nagenze butayu, ko nabwirije abantu, ko nahesheje abantu agakiza. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana ikubwira ngo hoshi mva imbere sinkuzi. Wabikora gushaka kwihimbaza kandi icyubahiro warakibonye, nicyo washakaga. Yamwe bwoko bw'Imana,
yamwe nshuti z'umusaraba, yamwe bagenzi turi mu nzira ijyana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo ntukorere Imana ushaka kwihimbaza, ntukorere Imana ushaka icyubahiro, ukorere Imana nk'uzapfa ejo, ukorere Imana nk'umugenzi ujya hehe, ujya mu ijuru. Reka dusenge Imana kubwo butumwa twumvise. Abwirwa benshi akumvwa na beneyo, ariko imbuzi y'Imana niyo igira ngo umuntu wese niyikiranura akava mu byaha bye, nk'uko umurinzi yaburiye abantu akihana ntabwo azapfa. N'ukuri Imana ntabwo inezezwa nuko abantu bapfa, inezezwa nuko abantu bagira gute, babaho. Va mu byaha, Yesu aragushaka. Va mu byaha, Yesu aragushaka. Va mu byaha, arakubabarira. Va mu byaha, arakugirira neza. Yewe ugendera mu byaha, Yesu aragushaka, aragukeneye, umwitabe uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, hanyuma nitumara gusenga Imana nawe uzafata igihe wicare wongere wisengere, utaramane na Yesu. Data wa twese mwiza, uri umucunguzi w'ubugingo bwacu Yesu Kristo, turakwizera kandi turakwemera. Mwuka wera twamuhaweho umuryanama, twamuhaweho nk'umuyobozi utuyobora inzira igana mu ijuru, ariko mu gihe twamwumviye, imbabazi zawe rero nizo duhamagaye ku muntu wese ugiye kumva ubu butumwa. Ufite imbabazi kandi urazihorana, wicaye ku ntebe y'imbabazi, ntabwo ujya wirengagiza intore zigutakira ku manywa na nijoro. Icyo wanga ni icyaha, ariko mu isi turi abanyabyaha, kandi waravuze ngo nitugukunda tukitondera amategeko yawe rata Yesu, uzasaba Imana icyo tuyisabye ikiduhereze. Ariko muri iki gitondo, muri aya masaha, kuri uyu munsi, ku kwezi, uyu mwaka, ubu butumwa butambutseho kandi buzanahoraho, kiko igihe cyose uzahora uburira abantu. Reka abantu bahindurwe n'imiburo yawe, reka ujanjagure imitima ya benshi. Hari abananiwe kwakira ubutumwa kubera ibikomere by'aba bene se, hari abakitumva ijambo ryawe kubera batewe ibikomere, ariko Uwiteka we, ko nawe wakomerekeje se ngo ubure kutamwomora. Umwana w'umuntu we yakomerekezwa na mugenzi we ukananirwa kumwomora. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo buri wese ahindurwe n'ijambo ryawe, kandi Uwiteka uturinde kuba inzererezi zo mu butayu, uturinde kuba inzererezi z'abagenda mu misozi, uduhe kumvira umwuka wera, uduhe guca bugufi, ijambo ryawe ryamamare ku isi hose. Uri umubyeyi ugira neza, uri umubyeyi ukomeye. Ndongeye ndagushimiye kuko washyizeho uyu murongo, kubera ko wari uzi impamvu z'uko twebwe dukeneye kuburirwa no kumva ijambo ry'Imana. Nyemerera rero ngirirwe umugisha, na bene data bagirirwe umugisha, kandi isi yose igira umugisha wo kumva ubutumwa bwiza. Tuve mu kajagari k'ibidaduhesha ubugingo, dukurikira ibihesha ubugingo. Isi n'ijuru bizashira, ariko amagambo yawe ntabwo azashira, kandi n'urukundo ntabwo ruzashira. Niyo mpamvu wari utubwira ngo nidukundane nk'uko Kristo yadukunze. Umugisha abitanga kugira ngo baze badufatire ibiganiro, ubagure, ubahereze Mwami Imana ibibakwiriye, kandi kiruta byose wite ku bugingo bwabo kuruta uko wita ku mibiri yacu. Turagushimiye Yesu kuko twumvise, mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda. Ni kurikirana TV Mukaribiya. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 779 549 078 779 549. Mu buzima busanzwe ndi umunyamasengesho, ukeneye amasengesho, nge nawe turafatikanya, nge nawe turahugurana, nge nawe tugirana inama yuko Imana twazicara iburyo bwayo. Rero ufite ikibazo wabaza, kandi Imana twizeye ko izadufasha mu rugendo. Shalom, ndabakunda.